munyemerere mu izina rya paruwasi yacu yose no mu izina ryanjye bwite mbifurize pasika nziza. Pasika nziza. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Yazutse koko, aleluya. Yazutse koko. Amashyi n'impundu menshi cyane. Uyu munsi ni ibyishimo byacu kuko ukwemera kwacu gushingiye ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu, ngo niba atarapfuye azuki ibindi turimo byaba ari amanjwe, ariko niko koko Yezu Kristo yarapfuye kandi yarazutse, hari n'abagabo bo kubihamya. Ndagira rero ngo Yezu Kristo watuzukiye tugiye kumushimira, ariko ngiye guhera ku bamama. Abamama ngiye kubasaba ngo bamuhe impundu, kandi impundu ngo zigomba kuba gatatu. Iyo zitabaye gatatu ngo bari impuha. Gatatu rwose, iyo zitabaye gatatu ngo ni impuha. Ndasaba rero ngo abamama bacu bose dushimire Yezu Kristo watuzukiye tumuhe impundu. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Mwese tubifurije pasika nziza. Iyi pasika itubere pasika y'imigisha. Iyi pasika itubere pasika y'ibyishimo. Itubere pasika y'amahoro. Dutambukane na Yezu Kristo. Va ku giti dore umuntu. Va mu rupfu ujya mu buzima. Amashyi menshi bakristo bavandimwe. Twese twumve ko Yezu Kristo yatuzukiye kandi ko yaje aje kuduha umugisha w'abana b'Imana ngo dutsinde urupfu, tuve mu mwijima w'icyaha, maze tubashe kubaho mu mahoro y'abana b'Imana tubikesheje Yezu Kristo wazutse. Nimumfashe twifurize pasika nziza aba bana bamaze kuzuka na Yezu Kristo, bamaze kubatizwa, bagapfa mu cyaha bakazukira mu butagatifu. Mu bamashyi n'impundu. Twifurize pasika nziza abihaye Imana bose, abapadiri n'ababikira bose tubifurize pasika nziza. Twifurize pasika nziza abarayiki bacu bose, abapapa n'abamama n'abana, abahungu n'abagore bose tubifurize pasika nziza. Murakoze, murakarama. Yezu Kristo wazutse akomeza tumurikire kandi agendane natwe. Uyu munsi rero nkuko mwabibonye turi kumwe n'abashyitsi. Muzi ko paruwasi yacu yiragije Mutagatifu Vincent Paroti. Mutagatifu Vincent Paroti uyu munsi hari umusimbura wa Vincent Paroti. Ni ukuvuga ngo nuhagarariye Paroti hano ku isi muri iyi minsi. Ngiye gusaba rero Padiri Provincial wacu aze atwerekeye abashyitsi bacu baje baturutse Roma bakifatanya natwe, baje mu kigwi no mu izina rya Vincent Paroti. Ahasigaye nabo tubifurize pasika nziza kandi tubifurize ikaze iwacu hano i Gikondo. Arakoze Padiri mukuru wa paruwasi yacu. Nkuko bivuze nyine dufite abashyitsi b'Imena baje kudusura bavuye i Roma ngo barebe ubuzima tubamo, barebe uburyo ubutumwa Vincent Paroti yadusigiye ndetse n'ubwo Kiliziya yaduhaye, birebereye uburyo Imana yaduhaye umugisha. Uyu munsi rero amata yabyaye amavuta, bageze i Gikondo ari kuri pasika.
bageze igikondo ari kuri pasika, niba batumvise, niba batabonye bumvise, niba batumvise kandi ntacyo mvuze. Reka rero mbere mpereye ku mukuru muri bo, Padre Deri, vieni qua padre per presentarvi. Uyu nguyu Padre ni padiri wungirije generali wacu, akaba ari nawe yatumye ngo aze kudusura. Ubu akaba ari niwe generali hano, kuko ari nyine ari kumwe n'uwahagarariye iyo protokole ya Jean Pierre, nyine murayibona. Amazina ye ni Padiri Jeremiah Murphy, ariko mu kabyiniriro tukamwita Deri. Akomoka mu gihugu cya Irlande, ariko akaba aba mu gihugu cy'Ubutaliyani, kuko ariho ubutumwa bwe bwamerekeje. Thank you, Father Deri, to be with us this evening or this night. Nkurikizeho wari wicaye ni buryo bwanjye harya buriya, yego, iburyo, Padiri Gilles Nkodo. Mon père, vous pouvez venir de ce côté. Padiri Gilles Nkodo nawe ari mu nama nkuru y'umuryango wacu, akomoka mu gihugu cya Cameroon, ariko umuryango wabaye umusabye ubutumwa nyine bwo kuduhagarira kuri urwo rwego rukuru rw'umuryango. Ndahamagara undi mugabo dukunda cyane, Padiri Vanderlei Louis Carignan. Venga pure. Nimureba neza, nimwitegereza neza, murabona afite umutwe nk'uwa Paroti. Sto dicendo che ce l'hai la testa come Vincenzo Palotti. Per questo Vanderlei akomoka mu gihugu cya Brazil, akaba ari we ekonome generali wacu, niwe munyabintu wacu. Buriya niba mwasenze neza hababona nsigiye akantu. Hakurikiyeho umupadiri, umusore w'umwana mwiza cyane, Padiri Rahul Phillips. Please come here. Umurebye mu maso wagira ngo n'umwana mutoya, ariko buriya ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Padiri Rahul Phillips akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, nawe arimo gukorera ubutumwa bwe mu Buhinde, mu gihugu cy'Ubutaliyani. Murabona ko Yezu yitoreye abagabo beza kandi bashoboye kugira ngo bamukorere mu busitani bwe. Abandi bashyitsi ni batwebwe, twebwe mutwihorere, murasanzwe mutuzi.
ubwo abo ntavuze nzabavumba. tugiye gusaba rero Padiri Deli uhagarariye generali wacu atubwira akajambo gatoya dusuhuze, hanyuma na Padiri aramufasha aradusemurira mu byo yatubwiye. Tum sefu Gesù Cristo. Milele na milele, amina. Ok. Bueno, Spanish no. Buonanotte a tutti. Ngo mbifurije ijoro ryiza mwese, iri joro rya Pasika. Noi quattro siamo molto felici di essere qui con voi stasera. Twebwe bane uko turi hano twishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba ushimishije. Per noi è stato una gioia enorme poter partecipare nella veglia pasquale in una chiesa così grande e con una comunità di fede così numerosa. Byatunejeje cyane kwisanga hano hamwe namwe kuri uyu mugoroba muri iyi kiliziya nziza cyane kandi nini, aho twizirihirijemo igitaramo cya Pasika turi kumwe n'uyu muryango w'abana b'Imana mwiza cyane kandi ugizwe n'abantu benshi. Io credo che stasera sto dando grazie a Dio per la testimonianza della vostra fede. Se percepisce, si sente che la vostra fede è viva e forte, e perciò ringrazio Dio per questo dono della vostra fede. ngo ndishimye cyane ku giti cyanjye kuba ndi kumwe namwe kuri uyu mugoroba, kubera ko ukwemera kwanyu umuntu aragukoraho akakumva, araguhumeka akabyumva, akabona ko mufite ukwemera koko gukomeye. Voglio dire alcune parole di auguri ai nuovi battezzati. Ndashaka kubwira ijambo ry'umwihariko mbwira babatijwe uyu munsi, mbabwira ngo mukomere rwose, ndabashimiye cyane. Auguri a ognuno di voi. Auguri ubundi bivuga felicitation mu kinyarwanda se niki? Bon, felicitation, ndabashimiye kandi ntako mba ntagize namwe. Yego. I auguri pure ai vostri madrine, padrine e genitori. Kandi ibyishimo na felicitation zose zigere kuri ba pare na marene, navuga bababyaye muri batisimu, mwese mushimirwe iki gikorwa mwakoze. E nella mia vita molte volte mi sono domandato come sarà la vita nel cielo con Dio. Mu buzima bwanjye nakunze kwibaza uburyo ubuzima buzamera turi kumwe n'Imana mu ijuru. E stasera, quando abbiamo cantato insieme Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli, ho pensato, il cielo, la vita eterna sarà così.
ngo noneho igihe twaririmbaga ngo hozana hozana ngo Imana nisingizwe mu bushorishori bw'ijuru, ngo numvise ari nka rya juru nagezemo, ngo nuko tuzaba tumeze turirimba hozana mu ijuru. Quindi ringrazio al coro che mi avete fatto sentire che sono stato già nel cielo con tutti gli angeli e tutti i santi e Dio con il vostro bellissimo canto. Grazie mille. Mpise mboneraho no gushimira korari yitwa Saint Vincent Paloti. Korari ya Saint Vincent Paloti yaturirimbiye igadufasha gusa nk'abinjiye mu ijuru, ngo mwamufashije cyane. Quindi ringrazio a tutti, in modo speciale ai padri, padre Eugene provinciale, padre Jean-Pierre, il parroco e tutti i miei confratelli. Grazie mille, buona Pasqua e buonanotte. Ngo mpise mboneraho kumukomya amashyi ntarababwira se. Mpise mboneraho kubashimira mwese abari hano, ngashimira Padiri Eugene, Padiri Provinciale, ngashimira Padiri Jean-Pierre, Padiri mukuru wa paruwasi, ngashimira abandi ntabwo yabavuza amazina, ngashimira n'abapadiri bose bari hano, ngo mwese ndabashimiye, ngo kandi mbagishabiye imigisha ku Mana. Singashoboye se. Arakoze Padiri mukuru. Nagira ngo rero ubwo bamaze kutwereka abashyitsi baturutse kure, hari abandi bashyitsi bakeya nshaka kubereka nabo ba hafi. Hari mama mukuru, mama twita la mère générale w'ababikira b'inshuti z'abakene, mama Daforoza, wegera imbere tukwereka abakristo aho uzajya unyura bazajya bakumenya, bamenye kuri generali generali w'ababikira bose mu Rwanda aho bari hose n'ahandi hose bazaba bari, niwe bayobora. Mama Daforoza rero niyegera imbere, hanyuma tumuhe amashyi n'impundu. Tubifurije Pasika nziza n'ubutumwa bwanyu mu kuyobora ababikira bose b'inshuti z'abakene mu Rwanda no ku isi yose aho bari hose. Hari undi tubereka mushya, twabonye undi muyobozi mushya uhagarariye ababikira ba Somusiyo mu gihugu cyacu no mu gihugu cya Chad. Ni umubikira mushya, Mama Claire, niwe wabaye watorewe kuba provinciale w'igihugu cy'u Rwanda na Chad. Nawe tumwakire, nimujya muhura nawe mujye mumenya ko ahagariye ababikira bose, haba mu Rwanda hose, haba no mu gihugu cya Chad cyose. Tubifurije namwe Pasika nziza kandi tubifuriza n'ubutumwa bwiza. Nagira ngo nsoze mbashimira mwese, mbashimira cyane 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 uburyo mwitabiriye uyu munsi mukuru. Nimumfashe twongeye tubaha amashyi n'impundu, tubashimira Imana. Mukanya ndaza gusaba korali, ndagira ngo tuyishimire mbere yuko tuyisaba muri mutegura ya ndirimbo batubwiye ngo iyo tuyiririmba tuba twageze mu ijuru twifatanya n'abamareka n'abatagatifu bose. Iriya Santus mwongeye muyisubiremo, ariko muzansengera ninjye wasabye ngo muririmbe. Hari indi bari bateguye ndayanga, ndababwira ngo baririmbe iriya. None mwabonye kwituma tujya mu bwami bw'ijuru. Mumfashe ngo dushimire korali Saint Vincent Paloti yaturimbiye neza muri iki gitaramo cyiza cyane. Mu gushimira korali ngira ngo buriya ntabwo uko mwabyumvise uyu munsi hari agashya. Aya majwi mwagiye mwumva ntabwo ari amajwi yacu asanzwe gusa, murabona za bafure ziteye hirya no hino muri kiliziya. Buriya rero twagize abashyitsi badusuye baje kudutiza izi bafure, iyi sonorisation, kugira ngo twumve ukuntu ari nziza, ahasigaye natwe tuzayigurira.
abo ni abantu mujya mwumva b'abasitari hanze aha ngaha muri iki gihugu cyacu bita B sound cyangwa ngo sound B. Mujya mwumva abo bantu B sound. Ndagira rero ngo usabe uhagarariye B sound yegera imbere tumushimire igikorwa cyiza yadukoreye kuba yadutije ibi bikoresho byose bya muzika kugira ngo twumve ko iyo muzika inyuze mu bikoresho byiza nayo ituma abantu basenga neza. Uyu mugabo turamushimira ko yabidutije ku buntu uyu munsi kugira ngo tubashe gusenga neza, tubashe gusingiza Imana. B sound mu muhamashyi menshi. Urakoze cyane, tugusaba umugisha w'Imana. Niba utari n'umukatolika rwose umugisha w'Imana kugereho n'umubyeyi Bikira Mariya guherekeze. Yatubwiye ngo ibikoresho byose kugira ngo tubibone sonorisation ikomeze kugira gutya ngo bisaba miliyoni 7 7 millions. Ubwo rero turizera ko umunsi tuzaba twarangije kwishyura rya tafari ryacu rya deni ryacu tuzakurikizaho sonorisation nziza nk'iyi ngiyi, ahasigaye tukayaturimbira ahantu heza hashimishije kandi tukaririmba dusingiza Imana. Mumfashe twongeye tumushimire. Ndagira ngo nsoze nongera gushimira abakristo b'Igikondo bose. Uyu munsi mwadukoreye agashya. Uyu munsi nyakubahwa padiri mukuru nibwo narushijeho kwishimira kuba padiri mukuru wa Gikondo. Amashyi menshi rwose. Banyagikondo mbivuze imbere ya generali wacu, imbere ya provincial wacu, muri imfura. Muri imfura rwose. Uyu munsi mu gitondo twakoze igikorwa cyiza cyo gusukura kiliziya. Twakoze umuganda, twari twabatumiye ngo abantu bazaze bakora umuganda, baje ari benshi. Twakoze umuganda mwiza, murebe izi nkuta za kiliziya yose kuva hasi kugera hejuru. Uyu munsi twazogeje, abanyagikondo bazogeje, murebe iki gisenge. Najyaga mubona akavumba hano kari hajeho akarangi gashasha. Murebe inkuta zose uko zimeze. Dushimire abantu bose baje mu muganda w'uyu munsi kugira ngo twizihize Pasika neza. Uyu munsi rwose numvise nishimye, twasengeye ahantu heza, kiliziya ifite inkuta nziza, twahawe na penitensiya muri iyi minsi abantu benshi, dufite imitima ikeye, twicaye ahantu heza, turasukuye, turakeye. Imana ihabwe icyubahiro, Yesu Kristo yazutse. Ndabashimiye cyane rwose, byanshimishije urebye ukuntu abantu bitabiriye umuganda uyu munsi. Twajyaga tuvuga ngo urubyiruko rwacu twararubuze. Iyi kiliziya yari yuzuye urubyiruko, amakorali yose yaje, abajene baje, abahereza baje, imiryango remezo yaje, maze twese duhurira mu gikorwa cyiza cyo gusukura kiliziya yacu. Nongeye kwifuriza Pasika nziza, nongeye kwifuriza imigisha y'Imana. Imana ikomeze ibongere ibyiza byayo. Uko twicaye aha ngaha tuzongeye duhurire mu bwami bw'ijuru hamwe n'abamarayika n'abatagatifu bose. Pasika nziza. Dushimiye rero n'abanyamakuru bacu, YouTube yacu nayo murabona ko bakoze ibikorwa bishimishije. Twashimiye n'abadufashije mu mirimo, abahereza, abaririmbyi, abacuranzi, abakoze isuku. Twongeye no gushimira no kwifuriza Pasika nziza ba bantu baza mu misa kuri Pasika gusa. Namwe tubifurije Pasika nziza. Ahasigaye Imana Nyagasani baho umugisha. Mbere yuko badusabira umugisha w'Imana rero ni muhaguruke twongeye turirimbe hamwe n'abamarayika n'abatagatifu bose ya ndirimbo ya Hozana no mu ijuru baririmba. Ahasigaye padiri adusabira umugisha. Ejo misa zizaba nkuko bisanzwe, nta gihindutse. Dominus Deus
mukuru yadushimiye twese, ariko reka nanjye mu izina ryanyu mubashimirire. Yavuze ko uyu munsi yumvise agize uburyohe bwo kuba padiri mukuru wa Gikondo. Nubwo nominasiyo zitaraba, mbemereye ko mu kwa munani nzongera kumugira padiri mukuru wa Gikondo. Azi ubwenge nawe azi kwishakira, ariko ndabisinyiye mu kwa munani azongera we padiri mukuru wa Gikondo. Sekreteri ugenda ubyandike. Muhaguruke rero, nako mwahagurutse, mureke twakira umugisha w'Imana. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Nyagasani Imana wabagiriye impuhwe, akemera kubacungura no kubatorera kumubera abana, abigirishije izuka ry'umwana we w'ikinege, nabaha umugisha we abanezereze. Ubwo Kristo yabacunguye atyo, akabaha ubwisanzure nyakuri kandi buhoraho, nabagirire ubuntu maze abahe kuzasangira umurage w'ibyiza bye bihora witeka. Maze Kristo umwemera kubw'abatisimu mukamukesha mutyo kuzuka, nabaha ingabire yo kuzabana nawe mu ngoma y'ijuru, muhereye ku mibereho iboneye ya hano ku isi. Maze mwese uko muteraniye hano, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristo, aleluya, aleluya.
Alleluia.